Abanyarwanda batuye hano San Antonio na Houston na Austin bateguye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nka Ambassador Mathilde, mwabyakiriye mute? Nanezerewe cyane kuko ntabwo byari ibintu byoroshye, cyane cyane abantu bari bamaze igihe nkuko mubizi dukorera ku byuma. Kubona barabashije noneho kubigira hybrid, urabona hari abatabashije kuza kandi bakoze akazi gakomeye bakabasha kugira icyo gikorwa cyo gukorera hangaha twese tukaba duhari. Abantu bakabyitabira bakava muri iyo migi, ntabwo ari hafi, hari hamwe haciyemo amasaha 5. N'ukwerekana nyine ukuntu Abanyarwanda bitabirira icyo gikorwa. Ibyo rero bikaba byanejereje cyane. Ikindi cyanejereje ni ukubona ukuntu n'inshuti z'u Rwanda zabigizemo uruhare rwinshi. Hari na bamwe baje, bamwe bavuye muri za Boston, urumva ni ahantu kure kuvuga ngo ngiye kuza muri iki gikorwa. Hanyuma n'abandi bari no mu kandi kazi banagenda ariko baricara baravuga bati ni mureke dufatanye muri iki gikorwa. Rero byose byari bimeze neza cyane. Arakoze cyane. Twagiye twakira ibyifuzo by'abakunzi ba ONENATIONRADIO byinshi hano ku mbuga nkoranyambaga. Mu bibazo nagiye nakiramo ngira ngo nkubaze nka Ambassador, niho umwanya wawe muke ariko niho bari bakuboneye. Hari ikibazo cyabajijwe nka nyakubahwa Ambasaderi, iyo mubona uburyo Abanyarwanda baba muri diaspora bafata uburemere umuhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, mubyakira mute? Yewe uko mbyakira icyambere cyo nuko mbona koko ko bya bindi ko ari intara ya 6 byabagiyemo. Abasa Abanyarwanda naho bari muri Amerika ariko n'Abanyarwanda bakumva kwibuka nkuko twibuka no mu gihugu nabo birabareba. Kandi ikindi cya kabiri naho nyine bari hano muri Amerika iby'igihugu kibuka nabo abenshi banabirimo, mwabonye n'ababashije kurokoka babayeho kuvuga baje no gutanga n'ubuhamya. Ibyo byose rero nyine ni ikintu cyerekana yuko turi kumwe n'igihugu. Nicyo kibyerekana ko turi kumwe n'igihugu, yuko gahunda y'igihugu n'ibyo igihugu kijyamo n'abahano nuko. Ntabwo bibabujije kuba abenshi banafite n'ubunyamerika, ariko urabona neza ko u Rwanda rubarimo kandi ko ibyo u Rwanda rurimo rukora nabo babikora hano. Ibyo kandi bikorwa mu bikorwa byinshi, si no kwibuka gusa. Haba rero ari ibintu twese twanezerwa nabyo. Urakoze cyane. Undi yabajije ikibazo kivuga kiti, uyu mwaka musanga ari iki muri diaspora muri rusange bakwiye kwibandaho mu kugira uruhare mu guhangana n'abantu bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi biganje muri diaspora? Urabona rero hari ibintu byinshi. Urabona ku gupfobya Jenoside byagiye ku mbuga. Hano huzuye abantu bato bakoresha izo mbuga, ariko kenshi sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo gupfobya Jenoside wowe uri aho ngaho ntugire icyo umubwira, ntabyo biba birushije n'uwipfobya, kuko niwe wakamugaruye ukamubwira uti ibingibi sibyo. Abo bita aba bystanders nabo batumye ibintu bibi byinshi biba. Ni ukuvuga iyo umuntu agiye kuzuza urukuta wowe ntubura urimo, kandi nta wakubujije kurwamo, nta ukurusha kwandika. Icyo gihe urumva nyine yuko hari ibintu byinshi urubyiruko rwino rwakoze. Bamwe babikora mu bundi buryo n'ukuntu babigira muri community zabo, ariko ubu ngubu ukuntu abantu basigaye, kuko umuntu aragenda akicara inyuma y'imashini akiyandikira ibyo ashatse, kandi byica abantu, byica urubyiruko, byica ibintu byinshi. Ni uguhaguruka umuntu akavuga ati bisibye, reka mbaze nkubwirisha ukuri, yenda icyo ngicyo ni nacyo nanakwibandaho nkakirangiriza aho ngaho. Si ukuvuga gusa, kuko urabona hariho igihe umuntu yabaye hano muri iki gihugu yibwira ngo twebwe turi ngo ni hahandi muri free speech twese twagira bityo. Uzarebe burya iteka tujya tubyibeshyaho tukigira ngo iki gihugu cyo cyemera yuko hari uwajya gutuka igihugu cyabo hanze. Hano bashobora gutukana. Natwe wacu dufite media zirirwa zinagira n'ibiki, mwarabibonye usomye usanga izivuga izirakazwe n'ibitagenda neza mu gihugu n'ibindi. Ariko iyo bizanye hano witwa kuri umunyarwanda ukaza kubyerekana mu gihugu kitazi neza igihugu cyacu, kitumva context yabyo, uburimo wicira igihugu. Kandi wowe wibwira ngo no, byo mfite ibyo nshaka kuvuga byose nshaka kubivuga. N'umunyamerika agiye akabona umunyamahanga uvuga igihugu cye hanze, ibyo twigeze kujya tubimenya. Wakwandika kuri Amerika ikintu
bakaza kukubaza ngo biriya wanditse ni ibiki ndavuga babibwira ambasade yabo hari so ibyo rero nawe hano mugomba kureba ubusugi bw'igihugu ntabwo bivuga yuko igihugu cyangwa bakibwira ibyibigira ariko ni muri context yacyo iyo uje ukabibwira utagira icyo abikoraho nta cyazi kuri icyo gihugu azagenda ubumutiza ni nko kumutiza umuhoro wo gutema ibiti byo kugira ntuzi nicyo gituma mvuga ngo ni ukujya tumenya yuko we represent igihugu arakoze cyane madame ambassador Mathilde koko speech yatumye urubyiruko rwinshi ruhaguruka kubera rira jambo akoresheje by standard ni jambo rikomeye cyane hanze abantu baraza bakavuga ibyo bashaka just social medias ariko ndahamya ko urubyiruko rwigiye byinshi kuri ino event yabaye uyu munsi hari undi wambajije ikindi kibazo cya kane kibanziza cya nyuma yavuze ati nyakuba ambassador Paul Sesabagina ni umwe mu bantu bakurikiranyweho icyaha cy'iterabwoba mu Rwanda kandi akomeje gutizwa umurindi n'abatazi ukuri nyako kw'ibyakurikiranyweho ndetse baniganjemo abapfobya jenoside yakorewe abatutsi barimo n'ababa muri Amerika musanga ari iki Abanyarwanda bakurikiye One Nation Radio by'umwihariko baba muri diaspora mwababwira muri iyi ngingo ikomeje kugarukaho na benshi oya nibyo nyine urabona nyine nicyo nanakubwiraga bya bindi abantu baba batazi na context y'igihugu wowe iyo ucecetse bavuga ibyo kuko urabona sinzi ko mwagiye mubibona nta muntu n'umwe uri muvuga ibyo byaha by'uwo mugabo nta muntu n'umwe ngo waje ngo anavuga ati yenda ibyo mu murega sibyo bo bavuga ngo umudari umudari ko kurumva ari cyo cyagenda ngo nawe baze bavuga igihugu cyawe ucyumva ngo uceceke none se abo babyandika kuki babyandika ntihagire abahaguruka ngo bavuge bati ndavuga muri aba ndabizi ko hari n'ababivuga uko babishoboye kose ariko ubundi baba bakwiriye guhaguruka niba bije bikavugirwa muri mu ntuza mu ntara ubamo uragenda ugahaguruka ntawe ukurusha kwandika ukagenda ukandikira uwo nguwo cyangwa ukabicisha ahandi niba banze kubishyiramo mu binyamateka ukavuga uti ibyo muvuga sibyo icyo bagomba kumenya nuko uwo mugabo nta wigeze unamufunga emwe n'igihe yari yatangiye kugenda apfobya jenoside hano nta n'uwigeze agira icyo amukurikirana ariko iyo ugiye ugatangira ikintu kikajya kwica abantu mu gihugu ibi ni nabyo nanaheragaho murazi yuko abantu bacu bapfuye nta muntu ugishaka wowe igihugu cyagerageje kuzana abantu bose abagiriranye nabi n'iki kugira barebe ukuntu bakongera ngo bubake igihugu none umuntu avuye hanze araje aravuga ati jewe reka nubake kuri bya bindi nyine twavuze abagiye hanze baze batera icyo gihugu abantu barapfuye hari abantu birirwa barira baba bapfushije abagabo bapfushije abana babo muri icyo ngicyo yivugiye kuri ntuza yavuze kuri televiziyo bambe kuri ntuza kuri YouTube kirahari n'uwashaka kukiziba ntabwo kizagenda kirahari it's evidence yivugira ko ari inyuma y'icyo kintu niwe wagihimbye none umuntu azagenda noneho yigira umutagatifu reka noneho twebwe icyo turimo tugira yagize n'Imana yagiye mu rukiko urwo rukiko rurafunguye ushatse wese ararureba muri Amerika wese ushatse wese ararureba babiri live cyose ni live bazabirebe uwo muntu noneho nabakoranaga nabo abitwa ba vice president nibo barimo bamushinje abandi yakoreshaga ino muri foundation baragiye berekana n'ibyanditswe biri aho ngaho so ni ukuvuga rero ibyo byose birahari ku buryo umuntu yumvise hari abashobora kubivuga kuko batazi ibyo bavuga abandi bakurikiye ngo kuko yabonye umudari mubwiza ukuri mufite uburyo bwo kubigira cyane cyane noneho rero ikindi nakongeraho ubu ngubu Abanyarwanda barakomeye aho muri hose uri perezida wahuri ntabwo uri wenyine urazi yuko muri kumwe n'abantu niyo utanabishaka kubigira wenyine wabigirana n'abandi muri za state zose barahari kuki umuntu yaza akaza gutoba amateka yica igihugu kuko yica igihugu baragenda bakavuga icyo gihugu ngo kitemera abanaba kigira ibini kandi muzi neza ko atari ariko byerekeye umuntu w'umunyacyaha ugomba guhanirwa icyaha bakurikiza ibyo so urumva rero giye icyo navuga nakobeje nsubiramo Abanyarwanda
uko mbabona n'ukuntu mwiyorganije n'ibyo mwikoreye nta n'ubategeka ni mu mubyikorera namwe kugira ngo mbega mwegerane n'igihugu cyanyu kuko kibaha byinshi igihugu cyanyu cyaragiye kibashyira muri position abantu bose babubahaho muri hose kubera ibyo gikora ni ukuvuga icyo washobora kukikorera nuko batazajya baza ngo bagitera amabuye kuko iyo bamaze kwica iyo brand nawe ntuzasigara uhagaraze neza sinzi ko mwari mwumva nk'ibihugu bimwe kubera ibihugu byabo bitameze neza hano batinya no kuguha ibipapuro kuko bagira ngo umeze nk'igihugu cyabo wowe ugiye kwica ikintu aricyo cyari kiguhagaritse baze bakica wicaye aho ngaho ntacyo uvuga so ibyo jewe nicyo navuga uzageza abeshya muzi ko abeshya information is there facts are there no kugenda mugahangana nabyo mukabivuga kandi ntabwo bizaba ari bibi no gukiza igihugu kizaba icy'abana banyu nyine ibyo nibyo jewe nababwira arakoze cyane ibibazo ni byinshi ariko ntabwo twabivamo umwanya ni mukeya rwose murakoze ku mwanya mwaduhaye ikibazo cya nyuma dusoza ni ubuhe butumwa mwatanga ku bakurikiye One Nation Radio icyo navuga ni ibyo ngibyo nyine twavugaga yuko umuntu wese adashobora kuba bystander ariko nkaba nanashimira cyane cyane One Nation Radio ndashaka kwikomera kuko ryabijwi koko ijwi rigenda rinareba n'ibyo twavugaga ibintu byo ku gihugu biri hanze ariko ubona ko byubaka nicyo cyaje nyine bivuga ngo ni ijwi rya diaspora ryubaka n'igihugu ni ukuvuga ko namwe tubifuriza ko muzajya mukoresha iyo medium iryo jwi kugira rizajye rireba n'ibyo bintu nyine byiza bigenda mu gihugu urabona izindi media zino bo bakorera ibihugu byabo bakorera ibihugu byabo niyo mpamvu nyine barimo bagira n'ibyo byose burya baba bafitemo n'aba interest ibyo bandika bibi si ukubera ngo nuko babigira gusa ngo nukugira ngo bakize isi nkuko babeshya baba bafitemo interest wowe rero nawe urebera igihugu cyawe ugomba kureba uburyo bwose iryo jwi ryawe ryagenda resonatinga no muri iki gihugu nicyo gituma nka biriya mwatangiye kujya mujya no mu nshuti z'u Rwanda mukababaza nk'aba baba hano b'Abanyamerika bakavuga ukuri bakavuga kuri ibyo ari ibintu bizakomera so ndabashimira ko mwakomeje ntabwo byari byoroshye urabona nk'uko na diaspora zacu zagiye zikura ni nako n'irijwi ritangiye kwaguka so ndabashimira ko mwabikoze urakoze cyane Madame Mathilde urahari wagiye ugira mu gufasha ino radio turagushimiye cyane tubikuye ku mutima kandi radio nagihagije yonyine buri rubyiruko mwabonye uko urubyiruko rwari rwishimye umusanzu wanyu urakenewe kugira ngo mwerekane ukuri ku Rwanda ukuri kubibera mu Rwanda atari bibera kuri YouTube aho umuntu abyuka agashyiraho ibyo ashatse byose kandi bikitirirwa Abanyarwanda murakoze cyane ku mwanya muduhaye ndabizi umwanya ni mutoya tuzongera tuganire ubutaha ibibazo byari byinshi ariko umwanya turawushimira kandi tubikuye ku mutima murakoze cyane ariko nyine nongeye kuri ibyo urubyiruko ruri ahantu heza rufite ikintu cyiza ruzajyana imbere turashaka ko bongereza kuri icyo kintu cyiza bakongeraho n'ibindi byiza bakajyana igihugu aho tukifuriza no kuri dream zacu ariko ubundi yewe maze mbona neza ko urubyiruko narwo rwakangutse rukora ibintu byiza ni ukureba nyine ko bakomeza ni nk'ibyo nakwita historical responsibility kubera ko nabo bose aba twavuze n'abariya bahagaritse genocide banganaga n'uru rubyiruko iyo bataduha iki gihugu ntaho tuba turi ubu rero noneho turashaka ko icyo gihugu kizagenda kikagera kuri ya vision dufite nini cyane nanone abo n'uru rubyiruko nyine tuvuga kuko abenshi bazaba bagize ubwo rero nkaba mbashimiye kandi mukomeza akazi keza arakoze murumva rero dufite akazi kenshi dufite akazi katoroshye ako gusigasira ibyiza bimaze kugerwaho n'igihugu cyacu njyewe na Bahati Kalisa One Nation Radio hano San Antonio murakoze